Arurihe intozi nahantu nari ndyamye gutya intozi zinjira mu ipantaro yanayivanyemo ndiruka. Oya da wivanyemo ugendo yatera amanota intozi hamwe n'ikintu bita inzukira. Nzukira Petero buriya ni umugome nawe. Petero nzukira nyine icyo gihe wakwemo ipantaro amabyaro yagiye ugendo yatera amanota none wabigenza ute ku musozi ariko yatera ubugendo ubabara ugira cyo Zovu tumukibwa ariko twamukiye kugira ngo abone aho aryama agire gute. Yego twashidutsa twibye. wowe byarinde uwo mugore yebya ngahe Yes, reka tubasuhuza kunzi bapasa manase kunzi b'umurage family TV mwese mubwire ngo imigisha itangwa n'Imana ibane namwe. Turi kumwe n'umusaza Bahizi Venus nanone Nzovu y'Imirindi noneho wambaye itumanaho wajya mu pilote w'indege. Nzovu ibyo ntu byambaye n'ibyiki kubera. Oya ntago ndi umupilote w'indege, abapilote b'indege ibibara byambara ariko ngiye ndimo kwitoza umwuga w'abanyamakuru. Yigeze mikuru gatoya mwereke. W'abanyamakuru na nibura aho ngaho. Bruno Taifa nubwo ari muri Amerika yagiye bwanange i Kigali namusimbura. Bruno Taifa musimbura? Namusimbura. Nzovu ko ari umusesenguzi Taifa wowe wamusimbura ute ko? Umusesenguzi mbanje no kumusuza hari ndamukunda. Ni umusesenguzi w'umuhanga nanjye nasesengurata. Taifa nyemwemera ko ashyiramo ubwenge mu bintu akora kandi neza twebwe ubwenge ikindi banzo mve nyine nibimurakaje ukuntu kuko yababaye cyane cyane nk'iya peritsinzwe rwose ntabwo ari indimi avuga byapfiriye akanavuga ati yaba ari nge nari gupanga gutya na gutya kandi bigakunda. Umunyamakuru w'umuhanga erega abanyamakuru tujye tubakunda bo buri munyamakuru nimba avugishije ukuri. Yego kandi ukuri baca umugani ngo ukuri ni gute ngo sinzi ukuri ngo kugera gute kuvugisha ukuri ukuri ngo nimba kutica umushyikirano sinzi ko babivuga bivuge neza ukuri kuvugisha ukuri ntibyica umushyikirano n'ibiki agamaze gusaza ubyumbwira nibyi ukuri ntikwica umutumirano nimba ari umunyamakuru akavugisha ukuri ati aperi nimba yakeneye Rayon Sports yatsinze aperi tibyapfiriye aha aperi ari kubanzamo aba bakinyi gutya na gutya icyakavuga iti umutoza yasimbuje nabi yenda yavanyemo wa mukinyi yari afite gutya na gutya yashyizemo undi utabishoboye. Bruno Taifa burangiye niyo mpamvu mukunda aho ari ndamukunda avugisha ukuri. Nagira n'umutima rero ushatse mu bwaka n'agafanta Nzovu. Oya naho nakucyanye iki kiganiro kuko ubwo nawe yabaye mu diaspora niwe rwose akanyenyeri rero nabanya avuga icyongereza cyinshi ariko n'igiswahili cyinshi cyane nta kinyarwanda azi arakizi ariko ari kuntu kinyarwanda aco kutacyumva vuba bivuga mu giswahili azabyumva ariko bivuga no mu giswahili Nzovu. Bruno Taifa donne-moi d'argent donne-moi d'argent ngeni nizi gifaransa bivuga no mu giswahili kuko mbona aje kuno kugikoresha cyane gerageza. Bruno Taifa unanipa amashiringi unanipa lale unanipa lale. Okay ubwo karagaciyemo kandi yakumvise Nzovu reka twigarukire ku byacu. Iyo bavuze ngo wigisha umwana kubyina cyangwa se wigisha intore kubyina eje ikakusha guhamiriza washatse kuvuga ngo iki? Wigisha intore kubyina eje ikakusha guhamiriza ni nko ko niba shaka kuvuga ngo ushobora kubyara umwana yenda nk'urugero ngiye ntago nigize nika. Yego sibyo narabye mfite abana nabyaye ubu barimo kwiga bashaka kumbwira bashaka kuntuka mu cyongereza ni papa wabo simenye igitutsi banutse. Nicyo ushaka kuvuga se none se wigisha intore guhamiriza bashaka kuvuga ngo uyu munsi wafata umwana ukamuha uburere ejo akakurusha ubwenge. Urugero reba nk'abarimo baduto batwigisha primaire guhera gardienne kugeza kaminuza wa mwarimu bya kwigisha akaguma hariya
ejo bukazaza uje kuyobora cya kigo yigisha nyine wa mwana ashobora kuba diregiteri kandi diregiteri w'ikigo uba uyobora wa mwarimu wo kwigisha. ariko abarimu tubone no kubasuhuza. abarimu nibubahe. buriya uzi ko umwarimu ashaka kwigisha umuntu ugasanga umuntu abaye perezida, abaye dogiteri, atwaye indege. abarimu nibo bahwe. njye nsuhuje abarimu aho bari hose ku isi. Nzovu, wumva uvuze ngo sinkiriho, niwe murage uzaba usize kuri iyi si? sinkiriho umurage ni iki? niwe rwibutso uzaba usize kuri iyi si? n'undi muzakomeza mu ndege ku mayutu bicana. iyo umuntu yitabye Imana, ibyo nakoze ibiganiro ntabwo biva, murakomeza mukabireba. ndetse impara zifite indirimbo za burakeye twumva kandi baritabye Imana. buriya umuhanzi bundi baravuga ngo umuhanzi ntabwo ajya azima, umuhanzi ntabwo apfa, kuko ibyo yakoze none abantu barakomeza bakabikurikirana. nka Jay Polly ntitabye Imana, indirimbo zose ntitwirirwa tuzumva mu kabari, yego, n'ahandi no ku mayutu bicana. nibyo baba bashatse kuvuga. wowe se ubona uzaba usize umurage mwiza Nzovu? kuba iki se ntasiga umurage mwiza koko? ndetse njye ntabwo ndi umujura, siniba, sindoga, sincuragura ngo wenda ngo nansize umurage wo gucuragura cyangwa wo kwiba. njyewe nzasiga umurage mwiza koko. Imana izagufashe. hanyuma Nzovu, sakwe ntusambwa ngo some ndimo gusoma iki, ahubwo reka mpita sakwe soma. uri pate nawe utarakizwa ariko ukagotomera. okay Nzovu, igisakuzo gisanzwe n'abana bazi bavuga ngo sogokuru aryoha boze, bakakisubiza bavuga ngo iki, bakakica bavuga ngo iki? ngo sogokuru niyegirize mikoro. sogokuru aryoha boze, basubiza bavuga ngo iki? icyo gisakuzo bakica ngo iki? umuneke waboze. umuneke waboze buriya kaneke yo kahiye kenda kubora. shakara kaneke kararyoha. sogokuru aryoha boze, igisubizo ni umuneke waboze. ni umuneke. kuki bavuga umuneke rero? sogokuru ubihuza ute none? sogokuru aryoha boze bakavuga ngo umuneke. impamvu bavuga umuneke, umuneke batema igitoki, bagitema bakagitara. mama kugitara nako noneho kikageraho kigashya. cyashya ka kaneke gatangiye kamaze iminsi karyoha kubi. banange umuneke, buriya umuneke umaze gushya neza kagashishwa kakavaho neza, uriya muneke waryoha. uzasa nk'urya umuneke udahiye neza, ntabwo urya nk'umuneke uhiye cyane. Nzovu, byigeze bikubaho ukarya akaneke kahiye neza n'udushishwa twose ugapfa gufatirana? oya kereka ibyo ahantu twabikoraga. igitoki bita kamaramasenge. kamaramasenge iyo kabaga kahiye, yego, washoboraga kukaryana n'udushishwa twatwo. urabona n'ubundi kera iyo bajyaga kwenga umutobe, n'ubundi igishishwa cya kamaramasenge bacaga ziriya nkondo, ubundi bagahita bashyira mu muvure bakenga. hanyuma se iyo utekereje ko iyo mineke bayiryaga muri ubwo buryo, waba warigeze ukabya ku buryo ukarenza urugero ku buryo ishobora kugutera ibibazo cyane cyane mu kwituma? oya. abo dore kera ubundi kera tukiri abana, yego, hari ibyo babanzaga kutubwira ababyeyi. nimba bagiye kwenga, yego, baravuga ati nimba ugiye kurya imineke, kuko batonoraga ibitoki bashyira mu muvure, bakavuga ati nimba wariye imineke ntabwo uri bunywe umutobe, kuko iyo wabaga wariye imineke nyuma ukanywa umutobe byakugiraga ingaruka mu nda. ese ubundi imineke yumva imaze iki mu mubiri w'umuntu Nzovu? imineke imaze iki? imineke iri muri bya bindi bishobora gutuma, hamwe n'agapapayi, bishobora gutuma
wituma neza. Hanyuma Nzovu uvuze ibyo ni kwituma neza, wowe ukaba uri umuntu utayikorera isuku ahagana epfo kubera iki? Isuku ndayikora. Uyikoze urutese kandi nta bimene by'amakaro bihari? Oya. Hari buriya ibimene by'amakaro ni babandi yegereza gato bandi bagira umwanda mbone no kubihanangiriza. Hari toilette tujyamo cyane cyane nk'izo mu kabari ugasanga nimba bakoresha intoki ugasanga bafashe bikuta uko nimba umuntu afite intoki nkenye gutya cyangwa eshanu. Okay, hanyuma Nzovu uti noneho urumva twari turi ku bintu by'isuku warumbaje ati gutya na gutya Nzovu ukoresha iki kugira ngo ujye mu bwiherero. Mpita mbwira noneho hari utubari tumwe na tumwe ariko abafite utubari ntibanyumve nabi, harimo n'utuwe tugira isuku ariko hari n'igihe ujya mu bwiherero manasi ugasanga ku gikuta cy'iyo toilette hashushanyijeho intoki eshanu. Bivuga iki se? Nimba oya menye abantu iyo bagiye mu bwiherero abadakoresha amazi bakaba badafite papier agi bagita papier ntuza papier hygienique papier hygienique yegereza mikoro gato. None ugasanga yego ku gikuta hashushanyijeho intoki eshanu. Ngiye ndibaza bari abakoboyi bafata intoki zabo bagakwita mu kibuno hakajyaho amazirantoki bagahita bomeka ku ntoki. bijya biho hose ngo ntabwo we ntabwo akoze kutanywa inzoga ukajyamo gihe cyangwa ugasanga urabona nimba winjiye muri toilette hari inguni yaho winjira gutya hameze nka ugasanga umuntu yafashe ikibuno cyiwe agera gutya aramanuka bari abantu koko bazagize gutya ugasanga umuntu ahuye n'icupa yenda cyangwa icyo ugasanga ikibuno giti mana mujye mugira isuku. Birashoboka se ubwo udakoresha amazi hari papier de toilette ziragurwa mu botike igeze ku mafaranga 400 ukoreshe cyangwa ubu ufite abana bawe bize yego nushaka ufate akayimaze imyaka 40 ingahe uyicemo impapuro zayo cyangwa ushake ibipapuro bya sima ujye ubyitwaza mu mufuka kugira ngo ujye ibipapuro bya sima nanone se kandi ko byaguca inyo bikayi kugira ngo njye kwikuruza kubikuta nakoresha se Nzovu wigeze bikoraho basi tubwize ukuri ase bibaye ngombwa buriya ikiganiro twakoze tuvuga ubundi bw'intozi uramutse ugiye gukora biriya bintu ugasanga urutozi narwo rwagiye ku gikuta cya toilette rugahita rwinjira mu kibuno warirangana te. Byigeze bikubaho se ubundi? Nge ntago birambaho. Nyine urabikora kuri urwo rukuta ukanduza inguni y'urukuta. Yoya ngengire isuku man nkoresha. Wenda kera da. Sinkoresha tugutaraba umusirimu. Byigeze bikubaho? Amazi ndayakoresha ariko nana nkoresha ibipapa ntago birambaho. Ura no mwanda man. Okay, ntajya uricara se ahantu mu byatsi wasanga intozi zakuzamutsemo? Byarabaye. Wari uri he? Intozi? Nta hantu nari ndyamye gutya intozi zinjira mu ipantaro yanayivanyemo ndiruka. Oya da. Wivanyemo ugendo yatera amanota. Intozi hamwe n'ikintu bita inzukira. Nzukira Petero buriya ni umugome nawe. Petero nzukira. Nyine icyo gihe wakwemo ipantaro amabyaro yagiye ugendo yatera amanota. None wabigenza ute? Ku musozi. Ariko yatera ubugendo ubabara. Ugira cyo muto. Nzovu wigeze ujya utanga akabyizi bakakwirukankana? Byari byakubaho? Oya. Kireka cyo kwarana nagiye kugatera ngiye kumva numva undi mugabo arakomanze. Wagezemo nawe? Nagezemo twafunze. Nuko yari nyirurwo cyane yari umugenzi. None umuntu twatiri kumwesaba uceceke ntuvuge. Atamenya ko nanye n'undi mugabo. Yari nyirurwo se cyangwa yaruje kugama imvura? Nawe ni kwa kundi bara abantu bigurisha nka ba Delphine. N'iki gihe ngo nandi kwa Delphine aho. Ngiye kuba no. Ndavuga se habaye umukobaje gusaka mu mazu. Ega ugukumangiye umva ko ari umukwabo. Urumva urwego uriho? Ndatangira ndatete. Yegereza mikoro gatoye. Aho wenda. Arambwe ati humura. Bana nundi waruje kungwa ariko wiceceke nanjye ndaceceka. None abo akomanze abonye ko nyamugore amwihoreye Yesu amuhamagara. Bara abagore bajya amayemeshi. Yesu amugiti ubu ndi Butare nagiye mu rugo kubasura. Umugabo twamukiza itata. Kandi twe twiryamyemo imbere. Nzovu iyo yinjira ari nk'ibyago bya ukabona kuko ari. Ariko inja asanyuze he?
ako nakahabaye nakahabaye. wowe se ntawe muraba muraranyaraye wawe bakamuhamagara ukumva ashatse gufata moto ngo yigendere yarayiwanje uwo si imfunguzo yazivana he? Imfunguzo ngiye akeshe usibye umuntu nizeye, uwo ntizeye ntabwo yapfa kumenya imfunguzo zihereye. Uravugisha ukuri? Ntabwo uravugisha ukuri? Ngenda vugisha ukuri. Imfunguzo ndarufata nkarushyira munsi ya matora. Waze matora yayegura gute n'iryamye kugira ngo arugereho? Kuki rero urushyira munsi ya matera? Hari umugabo narinzi yabaga yaranye n'umugore kugira ngo umugore atamwiba. Nenda ndavuga nko mu mazu y'amashamburete adafite icyuma. Yafataga igitanda akagikurura akacyegereza urugi gutya. Yamara kwegereza urugi gutya bakakomeza bakaryama. Yego. Nibura nubwo n'abansinzira bingana bite najya gukura igitanda kugira ngo akingure ndahita nkanguka. Kandi yaguhaye nka feneriga ugasinzira umeze nk'uwapfuye. Ariko uba nta kuntu umuntu yagukura ku gitanda ageze ubwo akingura agende akwibagende. Bira ntabwo byakunda. Muri make ibyo bintu byose bikorwa mu rwego kugira ngo wirinde. Ntabwo wizeho muri kumwe. Wa mugore ntakwiba amafaranga. Ngewe hari expo yigeze kuba niyo muhe mwaka da ni 2020 burasi nka 23 nagiye muri expo nandi kumwe na Fisi Nyamunini. Fisi Nyamunini yajyaga hariya Skol icurangira. Yego. Skol aba bacuruza inzoga za Skol. Fisi akagenda bakamuha inzoga kijyarimo na promotion akazizana akweza imeza turanywa dusa nk'abasindaho bukeya. Noneho ngewe hari umukobwa narinzi, umukobwa araza nawe aranywa agira gute. Noneho anyweye ngewe na Fisi turamucyura. Tumukibwa ariko twamukiye kugira ngo abone aho aryama agire gute. Yego. Twashidutsa twibye. Wowe byarinde? Uwo mugore. Yebya ngahe? Ntabwo ari menshi cyane. Icyo gihe yatwaye Fisi nk'ibihumbi 527. Iki gihe nanjye nafite 13. Twese hamwe yatwibye nk'ibihumbi nka 40. None se mwamaraye kuburira bumwe mwese? Kuburira bumwe nyine. Wowe na Fisi? N'uwo mugore? Fisi ubwe nawe ni umugore ntosa ikibazo. Nari ndyamanye n'abagore babiri icyo gihe. Zavuga inzovu uramuvandimwe wawe nawe ajya yikoza mu kebo k'amahore. Fisi se? Shabura nawe ubwe ni umugore ntabyo yashobora. Afite amabere ahubwo murangende Fisi. Siko Fisi afite uruhinja yaruhoza arimo kurira. Ibyo byihorere wanturi waruhoza siki. Nese aruhaye rirabere rye. Oyo kandi nisibere rye ririmo amashereka. Narimo ko buri umwana umugabo mani. None se kuki abazungu buri abazungu ura n'umugabo ariko n'umugabo. Fisi n'umugabo. N'umugabo ariko ufite imisemburo y'abagore. Gute se? Yegawe. Siko buri Fisi. Ubwo uri umugabo ufite imisemburo y'iki? Buri Fisi aje wanjye kugira ngo umucumbikire mfite abana b'abakobwa namurazanya nabo. Akoze ko Fisi ari inshuti yawe? Ni inshuti yanjye cyane. None se nyine twatumanye imyaka myinshi. Uko Fisi cyo umuntu imyaka ngahera uramuruta? Namaze kwege. Akuramuruta? Nyenda muruta ariko namaze kuyigira. Uramuruta kabisa. Okay. Reka tumusuhuze nawe harya akora kwihogoza? Nihogoza TV show. Tusuhuza abakunzi ba bihogoza n'abataragerayo banyarukire bakore subscribe hariya kwihogoza. Bashyikire uriya muhungu Fisi. Uriya ni petit frère. Fisi twe kujyana kwa nyina wabo i Butare ahantu bita kwa Nkunda Bagenzi. Unyura iyo ugiyeyo hari komine ya Mbazi. Fisi avuka he? I Butare. Burya se? Uribuka ahantu? Reka duse nk'ababivuga n'abantu babyumve. Ari umugabo. Hanyuma nzovu ubu amafaranga mwagabanye ubwo mwatangiye indi sezo izageza mu kwa 12. Ku cyumweru tuzatangira kwizigama. Bira byo ku cyumweru amafaranga ufite niyo bandika ku gatabo. Okay, ndibaza rero. Tuzagabana mbere ubu kwizigama kugeze muri kwa 6 mu kwa 7. Kugusigiye iki?
tutabeshye konsigiye iki kwibikisa nyine mu mihigo wari ufite hari icyo bigusigiye amafaranga ndacyafite ariko ari kuri telefone nawe ize nyapfusha angahe nese wagira ngo nyakubwire ariho sawa reka niba ariho rero ibisigaye ni wowe ugomba kwiprograma sibyo byacu nakagaruka baye